Muraho neza, twizere ko mumeze neza mwese mukurikiye Umurerwa Media. Tubahaye ikaze mu isomo ryacu ry'uyu munsi. Nkuko bisanzwe tubagezaho inkuru hanyuma mukayikuramo isomo rizabafasha mu buzima, kubera ko hari ubwo twigira mu nkuru, iyo nkuru tukayikuramo isomo ridufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hariho umugabo utari ufite akazi, wari umaze iminsi nta mirimo afite yo gukora, ariko aza kubona ikiraka cyangwa se akazi ko kujya gutema ibiti mu ishyamba. Ariko aho ngaho yajyaga gutema ibiti mu ishyamba cyangwa se muri iryo shyamba, yakoranaga n'abandi gusa ari ba bantu bahembwa kubw'ibikorwa bakoze cyangwa se kubw'ibiti batemye. Niba watemye byinshi ubwo birumvikana amafaranga uri buhembwe, niba watemye bike amafaranga uri buhembwe nayo ngayo. Hanyuma rero umugabo kubera igihe yari amaze adafite icyo gukora, akavuga ati ngewe kugira ngo nkore nteme bya biti byinshi wenda bose yifuza, nuko nkwiriye kujya nzinduka kugira ngo njye mbasha kubona umusaruro. Umugabo yarazindukaga cyane akajya mu kazi ke, ariko mu by'ukuri akava mu gitondo atema igiti akagera mu masaha ya nimugoroba igiti kitaragwa. Hanyuma babandi bakorana bo bakajya baza bamusanzemo bagatema ibiti, ugasanga hari abatemye wenda ibiti 5 cyangwa bingahe, kandi waracyari kuri kimwe cyangwa se 2. Nyine umusaruro we ni mukeya cyangwa se ni muto kurusha babandi baza bamusangamo. Nyuma rero yaje kubitekerezaho, aravuga se ko buri gihe ngiyewe ntema nza mu ishyamba gutema ibiti, nkabona ntabwo nkura nk'uko abandi bakora kandi njye barazindutse bakaza bansangamo ariko bagatema byinshi kundusha, ubundi biba byagenze biti. Umugabo abitekerezaho gutyo, yibaza impamvu nyine atabasha gutema ibiti nk'iby'abandi batema kandi mu by'ukuri bahembwa kubera ibiti batemye. Aza kugira ubutwari bwo kujya kubaza ibanga abandi bakoresha. Iri jambo ubutwari ndibuze kurisobanura impamvu mvuze ko ari ubutwari bwo kujya kubaza ibanga abandi bakoresha. Yagiye kubaza rero, abaza bagenzi be, arabaza ati buri gihe ngiye ko ngera muri iri shyamba ndi uwa mbere, nkaza nazindutse kandi mukaza munsanga ahangaha maze n'umwanya cyangwa se amasaha menshi nahageze, mukaza mukantanga gutema ibiti byinshi mu gihe ngiye nkiri kuri kimwe cyanze kugwa, mwebwe muri gutema mumaze gutema nka 3 cyangwa bingahe, ubundi banga mukoresha nirihe? Baramubaza bati se kugira ngo uze mu mirimo yawe cyangwa se iyo uje mu kazi ubanza kubigenza gute? Ati nta kindi mbanze gukora uretse kuba nzi ko nkwiriye kuzinduka nkaza mu ishyamba nkaza gutema igiti. Agiye kubabaza baramubwira bati rero ntabwo uzinduka wenyine, ati natwe tuba twazindutse. Ntabwo kuba uzinduka ngo uze hano mu ishyamba ari byo bivuga ko twese tutaba twazindutse, ahubwo twebwe tuzinduka turimo gutegura, turimo gutyaza ishoka turi bukoreshe. Twebwe tuzinduka turimo gutyaza ishoka, mu gihe wowe wazindutse urimo kuza ahangaha ugatema ibiti, twe tuba twazindutse dutyaza ishoka. Hanyuma rero twamara kwityaza tukabona kuza mu ishyamba gukora akazi. Rero iyo tuje dufite igikoresho kimeze neza, dufite ishoka imeze neza ityaye, urumva ko igiti kugitema nako kanya. Mu gihe wowe uba utatyaje ishoka yawe, uraza nyine ukarwana nayo kubera ko iragimbye. Ati twebwe impamvu nyine dukora akazi byihuse nuko tuba twabanje mu rugo tukabanza gutegura ibikoresho byacu, ishoka tukamenya ko twayityaje, hanyuma tukaza turi guhita dukora mu gihe wowe urimo kurwana n'icyo giti bitewe n'uko ishoka yawe igimbye. Ubwo bagenzi be bakimara kumubwira ibyo ngibyo, yahise amenya ko mu by'ukuri kuba yarazindukaga yaravunikiraga ubusa, kubera ko ntabwo yarazi ibanga akwiriye gukoresha mu kazi. Ariko bagenzi be baramukebuye bahita bamwereka inzira agomba kunyuramo cyangwa se uburyo agomba gukoresha kugira ngo abone umusaruro ungana n'uwo bagenzi be babonaga. Mu gihe we yazindukaga akaza gutema igiti bakamusangamo, agakomeza agatema igiti kimwe mu gihe bagenzi be batemye ikirenze kimwe. Isomo ry'umunsi rero kuri iyi nkuru, abantu benshi tuzi ko gukora ibintu byinshi cyangwa se kuzinduka mu kintu runaka, ariko ukazinduka nta kintu uzindukanye, aricyo gishobora kuguha umusaruro
mu byo ugiye gukora. Nk'abahinzi ni urugero, tujye ku bahinzi. Umuhinzi wabyutse mu gitondo kare agiye guhinga, nibyo koko aravuga ati akazira umurimo ni uwa kare, akajya muri uwo murimo kare akagenda, ariko mu by'ukuri atiteguye, atazi ngo isuka agiye guhingisha irakwikiye, imeze neza, ese ikindi kintu ari bukoreshe kimeze neza. Hanyuma hakaba mugenzi we ubyuka akamenya ko mbere y'uko ajya guhinga akwiriye kubanza gutegura ya suka, niba idakwikiye neza akabikwikira, akava mu rugo nyine imeze neza, nta kindi kibazo iri buze kugira mu murima we. Ariko noneho wa wundi upfa kugenda gutyo gusa, arimo gutanguranwa n'igihe cy'uko yumva ko akwiriye kugira muri wa murima kare, ajyanye ya suka idakwikiye imeze neza. Uko ahinze isuka iravamo ajye gukwikira, uko ahinze isuka iravamo ajye gukwikira, hanyuma wa wundi wasigaye ari kuyikwikirira mu rugo rero araza amutange guhinga, amurushe kugira umusaruro nyine atanga, kubera ko uko ari guhinga we isuka ikavamo nibwo ari kuyisubizamo. Kandi noneho muri icyo gihe yibwira ko iyo yikwikiye neza, cyangwa se iyo yikwikiye muri ako kanya aba yikwikiye neza, kandi wenda ari bukubite inshuro zingahe ikavamo. Ni kwa kundi nyine uwo muhinzi ntabwo aba yiteguye, mu by'ukuri ntabwo aba ari buze kubona umusaruro yifuzaga. Hanyuma no ku bacuruzi bikagenda uko nguko, kuko ukwiriye kubanza kumenya ngo nubwo ufite ibintu yego ni byinshi, ariko urabizi neza ko se ibyo bintu ufite bikunzwe n'abo bantu bakugana. Ese ukoresha izihe strategy kugira ngo ibyo ukora bibashe kuba byagenda neza? Ni iki ukora? Witegura gute? Mu buhe buryo? Ni gute witegura kugira ngo ibyo ukora bibashe kugira umusaruro bitanga? Hari akantu nigeze kubabwira ko ngo uwo mugabo yagize ubutwari akajya kubaza bagenzi be, ababaza ibanga bakoresha kugira ngo bagere kuri uwo musaruro wenda mwiza yabonaga babageraho ariko batawugeraho. Impamvu navuze ko yagize ubutwari ni uko abantu benshi muri iyi si cyangwa se muri ubu buzima turimo, ntabwo umuntu akunda kwitwa, niba ari kwitwa ikigwari, niba ariko nabivuga, cyangwa se ntabwo umuntu yumva ko wenda yarebwa mu mutwe n'abandi, ku buryo niba ugize ikibazo mu kazi ukora, mu kazi kawe, mu mirimo yawe ukora, ukavuye n'ikibazo, ukumva ko aho kugira ngo ujye kugisha inama mugenzi wawe mukorana cyangwa se bagenzi bawe bakorana, ukumva ko nyine urihagije, ubu ndagenda babaza iki se, ntacyo ndi bubabaze. Ariko icyo gihe uri kwihagararaho mu bintu by'amafuti, kandi mu by'ukuri uramutse ugiye kumubaza cyangwa se kubabaza, bashobora kukubwira uburyo bashobora kuba babikoramo. Ntabwo ari bose bagira uwo mutima mwiza wo kuba yakubwira ngo ibi bikorwa gutya kugira bigende gutya, kugira bigende gutya. Ariko nanone igerageza ayo mahirwe, niba wowe ubwo butwari ubugire bwo kujya kubaza yange kusobanurira, ariko byibuze wamaze kumva ko muri wowe hari icyo udashoboye cyangwa se hari icyo utarimo gushobora, ukwiriye kujya kugisaba n'ahandi. Abantu muri iyi minsi usanga mu by'ukuri hari nk'ukora ikintu akabona ko ntacyo atakoze, yakoze buri kimwe cyose kugira ngo ibyo akora bigende neza. Niba uri umucuruzi, niba uri umuhinzi, niba uri umunyeshuri, niba icyo uri cyo cyose, ukumva ko mu by'ukuri nta kintu utakoze kugira ngo ibyo ukora bigende neza. Ariko mu by'ukuri ukirengagiza ko nubwo washoye amafaranga yawe muri iyo business, ariko nta gihe wigeze utamo cyangwa se ushoramo kugira ngo ubanze gutekereza neza ibyo ugiye gukora uzajya ubikora mu buhe buryo, cyangwa se ubikora mu buhe buryo, kugira ngo umenye strategy nyine ukwiriye gukoresha muri icyo kintu kugira ngo kiguhe umusaruro ufatika, kiguhe umusaruro wifuza. Hanyuma rero kubera ko ibyo byose utigeze ubyitaho, utamenya uburyo uri bubikoremo, uri bukoreshe za strategy, bikaba byaguca intege, ukumva ko ibyo ukora byose kuba warabikoze bikanga, nyine ukwiriye guhagarika bikarangirira aho ngaho. Dusoza rero n'inkuru yacu y'uyu munsi, reka tubwire abantu ko ikintu cya mbere umuntu akwiriye kumenya ari ukumenya uburyo akwiriye kujya gusaba inama ku bintu yumva adasobanukiwe, cyangwa se n'abandi bagasharinga cyakini. Niba ubona ko hari umuntu uri gukora ibintu mu buryo butari bwo, kandi wenda hari ubwo wowe uri kubonamo
uri kubona ko aramutse abukoze muri ubwo buryo bishobora kumubera bwiza, si ngombwa ko aza kugusaba ubwo bufasha, nawe ubukwiriye kuba wajya kumusharinga izo skills ufite cyangwa se ubwo bumenyi ufite bw'ukuntu ashobora kuba yakora ibyo bintu. Ariko kandi natwe tukamenya ko aho dufite intege nke dukwiriye gusaba ubufasha, dukwiriye gusaba ko batwegera bakadusobanurira uko bikorwa, kugira ngo muri ibyo bintu dukora, mu byo dukora byose, mu mirimo yose ukora, waba uri umunyamakuru, waba uri umucuruzi, waba uri umuhinzi, waba uri umunyeshuri, waba uri umusirikare, icyo uri cyo cyose, icyo ukora cyose, ukumva ko niba hari aho uri kubona ibintu byawe bitarimo kugenda neza, aho kugira ngo ubivemo, ahubwo ukwiriye kubaza uburyo ugomba kubikoresha cyangwa se strategy wakora kugira ngo ibyo bintu ukora bigende neza. Isomo ryacu ry'uyu munsi nahangaha turisoreje. Reka twizere ko hari isomo mukuyemo muri iyi nkuru. Twizere ko kandi ko hari icyo bibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kuko ni nacyo twifuza, ari nayo mpamvu tugenda tubagezaho inkuru nk'izi ngizi. Reka mbifurize kugira ibihe byiza, ibindi biganiro byacu nakagaruka. Bye.